bakabarurirwa muri iyi miryango. Iyo babaga bari kubarurirwa muri iyi miryango, ikintu cyabatandukanyaga ni amadarapo babaga bamanitse. Ntabwo idarapo rije uyu munsi, amadarapo yabayeho kuva na kera. Iyo babaga bagize amadarapo ane, idarapo rimwe ryabaga ririho igisiga, aricyo Ezekiyeli yabonye, ryabaga ririho iki gisiga. Irindi darapo ryabaga ririho ishusho y'inka, ari Ezekiyeli yabonye. Irindi darapo ryabaga ririho intare, ari Ezekiyeli yabonye. Irindi darapo ryabaga ririho hari aho cyabaga hari ikimasa, inka cyangwa se ifarashi cyangwa se indogobe, ariko irindi ryari ririho Ezekiyeli we yabonye ngo iririho ishusho imeze nk'iy'umuntu. Byashushanyaga iki? Byashushanyaga ko Yesu azaza ari umuntu, yamara kugera mu isi akigira nk'inka, mbese akigira nk'umucakara. Byavugaga yuko azaza, ariko kandi akaza ari intare yo mu muryango wa Yuda, akaza afite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, akaza afite gukomera n'ubudahangarwa. Byavugaga iki? Byaravugaga ngo Imana y'Abisiraheli ngo imeze nk'igisiga cyitwa ikizu, ngo imeze nk'igisiga cyitwa ikizu. Ngo iki kizu iyo cyageraga mu kirere ngo cyafataga abana bacyo kikabarekura bakaguruka bakamanuka, ariko ngo cyabona bagiye gupfa. Mbese mu yandi magambo, nta handi hantu hasigaye, ngo kikamanuka kigasasa amababa, abana bacyo bakaryama kuri ya mababa, kikaba kirabarokoye. Abisiraheli baravuga ngo Imana yacu imeze nk'igisiga. Mbona ijuru rirakingutse, ngo ndangije ngiye kubona, ngo mbona haje umuyaga mwinshi cyane, ngo wishuheri, ngo uraza wisukamo, ngo umaze kwisukamo ngo haza igicu kimeze nka rukokoma, ngo kimaze kuza kimeze nka rukokoma, ngo muri icyo gicu ngo haturukamwo ishusho imeze nk'iy'ibizima bine. Manisha atubwira uko byari bimeze, atubwira uko byari byifashe, atubwira ngo byari bifite amababa afatanye. Aratubwira ngo kandi mu kugenda kwabyo byagendaga bifite ingufu. Aravuga ngo kandi ngo iyo wabirebaga ngo wabonaga biteye ubwoba, wabonaga ari ibintu biteye ubwoba. Aravuga ngo mu mpande zabyo byari bifite amaso ane, ngo nabonaga bifite mu maso, ngo ndetse mu ruhande rumwe ngo nkabona bifite mu maso hameze nk'ah'inka, ngo nkabona ibindi ngo bifite mu maso hameze nk'ah'umuntu, ngo nkabona kandi mu maso habyo ngo hameze nk'ah'umwana w'intama cyangwa se umwana w'Imana, kandi ngo nkabona mu maso habyo ngo hameze nk'ah'igisiga, ngo kandi ngo nkabona mu maso habyo ngo hameze nk'ah'intare. Bivuze iki? Biravuze ngo hari abantu Imana yiyereka, ikabiyereka nk'igisiga, ikabiyereka nk'Imana ifite imbaraga, ikabiyereka nk'Imana iri bubarokore. Hari abandi Imana yiyereka ikabiyereka nk'intare. Yaza mu byawe ikaza nk'intare, yaza mu byawe ikaza imeze nk'intare, icyakwitambitse cyose ikagishwanyaguza. Ijambo ryarambwiye ngo nk'uko intare yivugira ku muhigo wayo, ngo abashumba bakazana inkoni bakazana, ngo ntikangwe n'urusaku no gutontoma, hanyuma ikivugira ku muhigo. Ngo ni ko Uwiteka aje kurengera abantu. Ayiwe, ndagira ngo nkubwire ngo humura, ndagira ngo nkubwire ngo witinya. Iyakuremye, mbese iyakurokoye rwaro, yiteguye kukurokora n'urundi. Ngo hanyuma mu rundi ruhande hari abantu babona Imana, mbese mu yandi magambo ikaza imeze nk'umwana w'umuntu. Ibi byashushanyaga kuza kwa Yesu Kristo, ubwami bw'Imana. Ibyo mwajyaga musuzugura, ibyo mwajyaga musoma ntimusobanukirwe, ibyo mwajyaga musoma mukibaza ibyo ari byo, ndagira ngo mbabwire ngo nibyo tugiye kuganira. Hanyuma wicara uvuga ngo burya Imana yaradokoye, wicara uvuga ngo muri cya gihe nabonaga ibintu byanze, muri cya gihe nabonaga ibintu bikomeye, ngo burya cya gihe yaje nk'intare, ngo yivugira ku muhigo iratontoma, hanyuma irabitontomera byose biragenda. Niyo mpamvu yagiye kubona ngo abona ngo iruhande rumwe ngo harimo igishusho kimeze ngo nk'intare. Ariko Uwiteka we ntangize mu ruhande rwanjye imeze nk'intare rata, wivuge kuri Imana ikomeye kandi Imana igira neza bugacya bukiga.
hanyuma aravuga ngo muri uku kugenda kwabyo kandi ibi bizima ngo byagendaga biteye ubwoba, ngo kandi byagendaga byerekeranye, ngo byagendaga amababa yabyo uko yari ane abiri abiri, ngo byagendaga afatanye. bivuze iki? ngo Imana ifashe, mbese mu yandi magambo Imana ifashe urunana cyangwa se irazengurutse, ariko izengurutse nta kanya na kamwe karimo, izengurutse ku bantu bayo. Haleluya! mbese mu yandi magambo irazengurutse. Amen. Imana ibagirire neza, Imana ibagure, Imana ibahe umugisha, Imana ibahembure. Wowe ukurikira ibiganiro byacu cyangwa se ivugabutumwa ducisha kuri shene zacu Kingura Umutima TV, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ndabashuhuje kandi mbifurije kazi. Amahoro y'Imana nabane namwe, kugira neza kw'Imana ni kubane namwe. Imana ibagirire neza kandi Imana ibagure mu byo mukora byose, Imana ibahe umugisha, Imana iguhembure niba urwaye, kandi Imana niba ufite ikibazo, haleluya, igusubize kuko ari Imana igira neza. Twinjiye mu gihe cyo kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyane cyane ko nababwiye ko ari yo ntego yacu. Intego yacu ni ivugabutumwa rishingiye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nawe iba ariyo ntego yawe. Rero twaganiriye ibiganiro byinshi, twaganiriye impuguro nyinshi, tumaze iminsi tuganira ijambo ry'Imana, tumaze iminsi tuvuga ku byo Imana yatubwiye, ariko ubu narababwiye ngo hari igihe kizagera tukinjira mu buhanuzi bwa nyabwo, tukinjira mu buhanuzi bukuru, tukinjira mu buhanuzi ariryo jambo ry'Imana, tukumva ijambo, kuko ijambo niryo ry'ingenzi. Bibiliya yarambwiye ngo abakurikirana ijambo ry'Imana cyangwa se abantu bumva ijambo ry'Imana barangiza bagashyira mu bikorwa iryo jambo icyo ribasaba, ngo abo bantu ngo baba bagize neza. Nawe niwumva ijambo ry'Imana hanyuma icyo rigusaba gukora ukaba ari cyo ukora, urabugize neza, cyangwa se mu yandi magambo nawe uzabugize neza. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Rero kanda subscribe, ukore share, ubundi wandike comment. Ibiganiro byacu tubikunyuzaho, turabikuzanira uko bwije n'uko bukeye, hanyuma urabuduteye inkunga, cyane cyane ko dushaka ko mubyumva muri benshi, hanyuma ijambo ry'Imana mbese mu yandi magambo rikaza rikabageraho. Rero kugira ngo ukurikirane ubu butumwa, nyabuneka ukora ibyo bintu, ubundi ubutumwa bwiza buzajya buza ubone buje iwawe. Nidusohora ikiganiro, nidusohora icyigisho, ubone kije iwawe. Kandi reka mbabwire, Imana izabagirira neza kandi Imana izabahembura. Imana hari ibintu byinshi yiteguye kubakorera mu gihe cyose mwemeye mu kumva ubutumwa bwiza. Ndagushuhuje rero ubaye uri majyepfo y'igihugu cyacu, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mujyi mukuru mu Rwanda, Kigali, tukwifurije neza y'Imana kandi turakubwiye ngo Imana igufashe mu byo urimo gukora no mu byo utekereza kuzakora byose. Ubiharire Imana, uba ariyo ugira iya mbere, kubera ko buriya Imana itakurengeye nta muntu wakurengera. Buriya n'umujura iyo agiye kwiba ngo aravuga ngo Mana ngufashe ne gufatwa. Rero woweho ntugiye kwiba, ntugiye gusambana, ntugiye gukora amakosa, ahubwo urimo uravuga ngo reka shakisha icyatunga umuryango, reka shakisha icyatuma umuryango wanjye ubaho, reka shakisha icyatuma ngira imibereho, reka shakisha icyatuma izina ry'Imana ridatukwa, reka shakisha icyatuma izina ry'umuryango wanjye ridatukwa. Mbese mu yandi magambo ufite ishyaka, ufite umwete, urumva mu byo utekereza byose utekereza ibyiza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana igushyigikire, uyishyire imbere, ubundi ahasigaye ugenda inyuma, ubundi ahasigaye nakubwira iki. Muririmbyi yaririmbye neza, aravuga ngo hari umwami wa kera ngo yari umunyabuntu,
cyangwa se yari umunyembabazi cyangwa se yari umugwaneza, niko uwo muririmbyi avuga. Ariko ngo hari kuri Noheli ngo agiye kubona ngo abona umutindi ngo yaratoraguraga ngo dukwi ku kwezi, ngo kandi imbeho yari nyinshi ngo yendaga no kumwica. Ngo ariko abaza umusore w'umwambari. Iki kintu nkunda kukibabwira, cyangwa se iyi ndirimbo nkunda kuyibabwira ngo ni indirimbo nkunda cyane, irimo amagambo akomeye meza ushobora kumva nawe ukavuga uti burya Imana irakora. Ngo hanyuma abwira umusore amaze ati uriya muntu turi kubona ushonje ukonje uzi wabo, ndamubwira ati ndahaza, ati tugende tujye kumugemurira. Ngo bagenda bagiye kumugemurira, ariko ngo kubera ko umusore yarakonje kandi ari n'umwana, ngo imbeho imufashe ibaye nyinshi, abwira shebuja amubwira ati ese ko imbeho nyinshi, ndamubwira ati noneho nzajya nshinga cyangwa nzajya nkandagira ahantu, ariko nimpakura ikirenge uhakandagiza icyawe, hanyuma ubunyinya bw'imbeho burahita bugushiramo. Rero ntabwo nari ntandukira, ndi kukubwira ngo mu byo uri gutekereza byose shyira imbere Yesu, hanyuma hakandagiye nahakura ikirenge nawe uhakandagire, ibintu byawe bizagenda neza. Kubera ko iyo ukandagiye aho Yesu yakandagiye, aba yahakuye umwaku, aba yahakuye abazimu, aba yahakuye abadayimoni, aba yahakuye imikasiro, aba yahakuye ikintu cyose cyatuma imibereho yawe iba mibi. Niyo mpamvu nkubwira ngo nyabuneka ba maso, hanyuma ujye ukandagira aho Yesu avanye ikirenge. Yesu nashingura ikirenge ahantu uhita ukihakandagiza, uvuge ngo Yesu ndakwemera, haleluya. Uvuge ngo Yesu ndakumva, uvuge ngo Yesu uri umugabo w'intwari, uvuge ngo Yesu uri umugabo w'amaboko, uvuge ngo Yesu uri umugabo ugira neza, uvuge ngo Yesu uri umugabo ufite imbaraga. Imana ishimwe kandi Imana iguha umugisha. Imana rero kugirire neza, ntutinye, ntushidikanye, ntukuke umutima, ahubwo izere izina rya Yesu, wizere izina ry'Imana, wizere gukomera kw'Imana, wizere kugira neza kw'Imana. Nta kimana itazagukorera muvandimwe, nta kintu Imana itazakugirira, ahubwo wicika intege. Wireba ngo ubone ibintu birazambye ngo uvuge ngo none se kuko nduzi ibinyobeye ngo ndabigenza nte, oya. Iyo bikuyobeye, iyo buryo uri kubona we biri kukuyobera, Imana biri kubona ihubwo igiye kuza kubikora neza ikabitunganya. Burya igihe wowe uri kureba ukabona imbaraga zawe zarangiye, ibyo ni byiza. Imbaraga z'umuntu zijya zirangira, kuko umuntu ni umuntu, byanze bikunze aho umuntu ari bose aba ari umuntu. Ariko iyo zirangiye, haleluya, iz'Imana ziba zitangiye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo wishidikanye, ntushidikanye, witinya, wihahamuka, tuza, turiza Imana. Wowe vuga ngo njyewe ngiye gukora, haleluya, vuga ngo ngiye gukora ibyo Imana ishaka. Ugambirire uwo mugambi, nanjye ngambirire uwo mugambi, hanyuma niduhura tuvuge ngo ese mwaje tugakora ibyo Imana ishaka. Ubundi hasigaye murebe ukuntu izatugirira neza, ukuntu izatwagura, ukuntu izaduhembura. Sinagiye mbabwira se ukuntu Imana yagiye ingirira neza, sinagiye mbabwira se ukuntu nagiye mbona ukuboko kw'Imana, sinagiye mbabwira se ukuntu Imana yagiye ica inzira uburyo ki nanjye nabonaga bugoye, ariko najya kubona nkabona Imana iraziciye. Ntabwo rero yakoze biriya, ni kumuririmbyi yaririmbye, haleluya, aravuga ngo yakoze biriya, ngo ntabwo ibyo ugezemo uyu munsi aribyo byayinanira, ngo kandi ngo ibyo yakoze ngo nibyo byari bikomeye cyane, ngo rero noneho ngo ibisigaye nabyo izabikora. Ni ukuvuga ngo bivuze ngo yiharire inzira zawe zose. Ijambo ryavuze ngo iki? Ijambo ryaravuze ngo iyo umuntu afashe imigenzereze ye akayiharira Uwiteka, cyangwa se inzira ze akazitunganyiriza Uwiteka, cyangwa se ibitekerezo bye akabyerekeza ku Uwiteka, cyangwa se ubutunzi bwe, cyangwa se mbese gahunda ze zose ngo akaziharira Uwiteka, ngo Uwiteka nawe, haleluya, iri jambo murarizi narabibabwiye, ngo Uwiteka nawe ngo atuma n'abantu bamwangaga. Umva iki kintu, ngo atuma n'abantu bamwangaga ngo bamukunda. Kubera iki? Kubera ko yakunze Uwiteka, gahunda ze zose aziharira Uwiteka, hanyuma Uwiteka araza yivanga mu bye, bituma wa muntu wamurebaga nabi, wamurebaga ijisho ribi, wamutekerezagaho nabi, Uwiteka amuha gutuza, hanyuma amujyamo, mbese akajyamo agenda amumvira ubundi uriya muntu mupfiki. Ese urukundo rw'Imana ntabwo uzi ko rutubwira ngo dukunde n'abanzi bacu, hanyuma yajya kumva akajya gushiduka asigaye gukunda, mwahura akaguhobera, kandi mbere mwarahuraga
akicira nk'iryiriya cyangwa se akakureba nabi. Ariko uyu munsi wa none mwahura akaguhobera, akumva aragukunze, akumva arakwishimiye. Kubera iki? Kubera ko wowe waramwihoreye, ibyakurangazaga byose urabyihorera, uragenda wirundurira mu Uwiteka. Mbese mu yandi magambo, uragenda wirundurira mu Mana, uragenda ibyawe byose ubiharira Imana, uragenda gahunda zawe zose uzinjiza mu Imana, hanyuma Imana nayo iraza ikajya ibikora gake gake. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo iby'Imana ikora ni gake gake. Ntuzatekereze uri bubyuke mu gitondo ngo Imana ihite gukorera bya bindi byose. Oya, ako gake gake niko gatuma turama. Iki kintu ndagira ngo ucyumve, uzakibwire na mugenzi wawe. Iyi Imana iri kugukorera gahunda zayo izigendamo gake gake kandi arizo zawe, ariko ikazigendamo gake gake, ibi bituma urama. Kubera ko Imana iguhereye rimwe ibyo yavuganye nawe cyangwa ibyo yakugambiriyeho, bivuze ngo byose ubibonye nta kiba gisigaye, haba hasigaye urupfu. Rero mu gihe urupfu rutaraza, reka iby'Imana bigende biza gake gake, buhoro buhoro, buhoro 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 buhoro. Uyu munsi iguhe amafaranga aringaniye ukodesha inzu, ejo yongere guhandi ukodesha inzu, ejo bundi guha ikibanza, ejo bundi igende guha amafaranga make make ugisize, ejo bundi igende guha amafaranga make make ubumba amatafari, ejo bundi guha amafaranga make make, kwa kundi gake gake utangira ushiremo fondasiyo, nishaka ibireke yawe kuko ari ubushake bwayo, cyangwa nibona ari ngombwa bihite bikomerezaho. Hanyuma ubwo ngubwo n'abana niko bari kugenda biga, bagenda barihirira amashuri gake 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 gake. Wishaka ngo niba yarakubwiye ngo izaguha yenda etage, witekereza ngo uzava mu nzu y'ubukode uhita ujya muri etage. Oya, gake 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 gake. Hanyuma niyo ugeze hahandi rero nyirizina yakubwiye ngo ahangaha niho mwana wanjye ngomba kuba nagushyize, uhita uvuga ngo Mana, ndibuka aho wahereye, ndibuka itangiriro, ndibuka uko wabitangiye, ndibuka ukuntu wagiye ubitangira mu buryo bwagaragara n'ubutagaragara, mu buryo bwo gupfundikanya. Ndibuka yuko wampaye 500 nkajya kurangura avoka, ndibuka yuko 500 naziranguye nkazikuramo 600, ndibuka ko nazicuruje bugacya nkajya kurangura izo ndangwe nkazikuramo 800, ndibuka ko bwakeye nkasubirayo nkashyiramo n'imineke ya 300, hanyuma bikagenda bizamuka. Ejo bundi najya kubona nkabona mfite 5000, nkabona ndimo ndarangura, noneho tangira kugira izo ngemura, nkagira n'izindi siga mu rugo. Nuko ni gake ni gake ni gake. Wishaka ngo ibintu oya, suko Imana ikora. Imana ikora gutyo gake 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 gake. Hanyuma ako gake niko gatuma nawe ugenda uvuga ngo maze kubona ukuntu Imana igira neza, maze kubona ukuntu Imana itabara, maze kubona ukuntu Imana ihembura, maze kubona ukuntu Imana ijya inkorera imirimo n'ibitangaza. Kubera ako gake ako gake ako gake ako gake. Nabwe ngo mujye munyihanganira, hari ubwo tuba turi mu kiganiro telefone kancika igasona, ariko mujye mwihangana kubera yuko ndabizi neza ko Imana izabagirira neza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo gake 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 gake, Imana yacu, haleluya, Imana yacu, haleluya, Imana yacu izatugirira neza. Gake Imana izatugirira neza. Witinya, wicika intege, kandi nawe ufite icyo wagezeho, itakiri kugenda gake gake, ubona ko mbese yakuzamuye, hari intambwe yaguteje. Oya, ibyo ngibyo kuri wowe urabona bihagije, ariko ku Mana ntabwo bihagije. Aho ifite kukugeza harenza aho uri. Oya, ahubwo wowe niba wakizwaga rimwe, kizwa kabiri, niba wakizwaga kabiri, kizwa gatatu, niba wakizwaga gatatu, kizwa kane, niba wabonaga uri kugenda ucika intege, ongeramo imbaraga, kubera ko ubwo ngubwo nuko ngo irashaka kugira ngo noneho ikugeza ahantu hakomeye, aho we wibwiraga ngo harahagije. Ntabwo hahagije ku Mana. Ubundi nta hantu hahagije ku Mana. Imana irakuzamura kugeza igihe ikugejeje aho upfira, ariko ugapfa wageze aho Imana yagambiriye kujya. Wivuga ngo ndamaze ngo maze kureba ngo mbona ngo rwose ngo ndahagije ngo biri. Oya, ntabwo biragera aho bihagije, ntabwo biragera aho bikwiye, ntabwo biragera aho ubona wowe uri kureba ukabona nyine muri gahunda wari ufite, utubazo wari ufite, utuntu tumwe na tumwe wowe uri kureba ukabona nyine kumva ko ibyo ngibyo bihagije, mbese nta kwitagiza. Oya,
Yes, rero nari ndi kukubwira ngo Imana ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha, Imana iguhembure, Imana ikwagure, Imana iguhe ibyo uyishakaho byose. Mureke dusenge, hanyuma nitumara gusenga twinjire mu kanya k'ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ryo ni ingenzi kandi ijambo ry'Imana ni inkomezi. Mana Data, mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro no gukomera n'imbabazi n'ubuntu, ndagushimye Kristo, ndaguhimbaje kandi ndakunezerewe, guciriye bugufiya gushyirwe hejuru, ukuri Imana ikomeye kandi Imana itabara, Imana isumba byose, Imana itabura uko ibigenza. Ubwo rero ngwino ubane natwe, tugiye kwinjira mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ingenzi, nitabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byacu. Ngwino ubane natwe kugira ngo kugira neza kwawe kore ko kugaragara kandi imirindi yawe yumvikane, byose ubigenze nk'Imana kandi utwiharire, utwikomereze. Ntaba ari twe mu byo dutekereza, ahubwo izina ryawe aba ari ryo icyubahiro, kubw'imbabazi zawe Kristo ndetse n'ineza yawe, byose ubikorere kwiyubahisha nk'Imana, utugirire ubuntu kandi utugirire neza, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Turaganira ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Turahera ku gice cyaho cya mbere, ari nawo umurongo wa mbere, turashobora kubisoma tukageza tukarangiza umurongo wa kabiri wose kugeza turageza ku 10. Igice cya kabiri turakinjiramo tugere ku 10. Haranditswe ngo mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa kane ku munsi wa 5 w'uko kwezi, nari mu mbohe ku mugezi Kebari. Ijuru rirakinguka maze mbona ibyo neretswe n'Imana. Ku munsi wa 5 w'uko kwezi, hari mu mwaka wa 5, umwami Yehoyakini yajyanywe ari imbohe. Ijambo ry'Uwiteka ryeruriye ku mutambyi Ezekiyeli mwene Buzi, ari mu gihugu cy'Abakaludaya ku mugezi wa Kebari. Aho niho ukuboko k'Uwiteka kwamujeho. 4. Maze ngiye kubona mbona umucyo, mbona umuyaga w'ishuheri uje uturutse ikasikazi. Igicu cya rukokoma gishibagura umuriro, gikikijwe n'umucyo w'itangaza, kandi hagati y'uwo muriro haturukagamo ibara nk'iry'umuringa ukubye 5. Muri wo hagati haturutsemo ishusho y'ibizima 4, kandi uku niko byasaga. Byari bifite ishusho y'umuntu, kandi buri kimwe cyari gifite mu maso 4, buri kimwe cyari gifite n'amababa 4, kandi ibirenge byabyo birambije mu bworo bw'ikirenge cyabyo hari hameze nko mu rwara rw'inyana, kandi byarabagiranaga nk'umuringa ukubye 8, kandi byari bifite amaboko y'umuntu munsi y'amababa yabyo, mu mpande zabyo uko ari 4, uko ari 4 niko byari bifite
mu maso habyo n'amababa yabyo. Amababa yabyo rimwe ryari rifatanye n'irindi, ntabwo byahindukiraga bigenda, byose byagendaga umujya umwe. 10 mu maso habyo uko hasaga byari bifite nko mu maso h'umuntu, kandi byose uko ari 4 bifite nko mu maso h'intare. Mu ruhande rw'ibumoso kandi uko ari 4 byari bifite nko mu maso h'inka. Mu ruhande rw'ibumoso kandi uko ari 4 byari bifite nko mu maso h'igisiga. 11 kandi mu maso habyo n'amababa yabyo hejuru byari bitandukanye amababa 2 ya buri kimwe yahuraga n'ay'ikindi, kandi 2 atwikira imibiri yabyo, kandi byose byagendaga umujya umwe. Aho umwuka yerekeraga niho byajyaga, ntabwo byakebukaga bigenda. Uko ishusho y'ibizima yari imeze byasaga n'amakara y'umuriro waka, nk'uko inkongi zisa. Umuriro wagurumaniraga hirya no hino hagati y'ibizima. Uwo muriro wakaga cyane, kandi muri uwo muriro havagamo umurabyo. Ibyo bizima byarirukaga bigakimirana nk'umurabyo urabya. 15 nuko nitegereje ibyo bizima mbona uruziga rumwe ruri ku isi, uruhande rw'ibyo bizima. Imbere yo mu maso habyo uko ari 4 inziga n'imibarizwe yazo uko zari zimeze zasaga n'ibara rya tarushishi, kandi zose uko ari 4 zasaga uko zari zimeze, n'imibarizwe yazo byasaga nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Iyo byagendaga nyuma iyo byagendaga zagendaga zerekeye mu mpande zose enye, ntabwo zateshukaga inzira zigenda. Amagurudumu yazo yagendaga hejuru bigatera ubwoba, kandi zose uko ari enye amagurudumu yazo yari yuzuweho n'amaso, kandi ibizima iyo byagendaga inziga zazo zagendaga iruhande rwabyo, kandi iyo ibizima byazamurwaga bikuwe ku isi n'inziga zarazamurwaga. Aho umwuka yerekeraga hose niho byajyaga, kandi niwo umwuka yashakaga kujya, inziga zikaba ariho zizamurirwa iruhande rwabyo, kuko umwuka w'ikizima cyose wari mu nziga. Iyo byagendaga nazo zaragendaga, byahagarara zigahagarara, kandi iyo byazamurwaga bikuwe mu isi, inziga nazo zarazamurwaga iruhande rwabyo,
kuko umwuka w'ikizima cyose wari mu nziga. Hejuru y'umutwe w'ikizima hari ikimeze nk'ijuru risa n'ibirahuri biteye byose munsi y'iryo juru. Amababa yabyo yari arambuye rimwe ryerekeye irindi. Buri kimwe cyari gifite abiri atwikiriye iruhande rumwe, kandi buri kimwe gifite abiri atwikiriye urundi ruhande ku mibiri yabyo. Kandi ubwo byagendaga numvaga guhorera kw'amababa yabyo ari nko guhorera kw'amazi menshi, nk'ijwi ry'ishobora byose. Urusaku rw'ikiriri rumeze nk'urusaku rw'ingabo iyo byahagararaga byabumbaga amababa yabyo. Kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari ijwi, nuko byahagarara bikabumba amababa yabyo. Kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari igisa n'intebe y'ubwami isa n'ibuye rya safiro. Kandi hejuru y'iyo ntebe y'ubwami hariho igisa n'umuntu uhereye mu rukenyerero rwacyo ukerekeza haruguru. Mbona hafite ibara umuriro ukizingurijeho ku mubiri wacyo, kandi uhereye mu rukenyerero ugasubira hepfo. Nabonye hasa n'umuriro no mu mpande zacyo harabagirana uko umukororombya uba ku gicu ku munsi w'imvura uba umeze, niko kurabagirana kwari kuyigose kwasaga. Ibyo byari igishushanyo cy'ubwiza bw'Uwiteka. Nuko mbibonye ngwa nubamye, maze numva ijwi ry'uvuga. Reka tubanze dusobanura aya magambo, hanyuma tuze twinjire hano ku gice cyaho cya kabiri. Turakomeza tugeze ku murongo wa 10, ariko reka tubanze dusobanure ahangaha tumaze gusoma. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ahangaha ni amagambo akomeye, haleluya, ni amagambo afite imbaraga, ni amagambo y'ubwami. Aho dushoreje haravuga ngo ni amagambo, mbese mu yandi magambo ni ijuru ryakingutse. Haleluya, ni ijuru ryakingutse. Ngo hanyuma Ezekiyeli ubwo yari ari mu bibazo yibaza ngo mbese ibi bintu bizagenda bite, mbese ko nduzi aho duhagaze twanyazwe, mu yandi magambo twabaye abacakara, ibi bintu bizagenda bite? Ko nduzi umwami wacu nawe yajyanywe ari imbohe, ko nduzi umwami wacu yaboshywe, mbese ko njyewe Ezekiyeli ndi umutambyi nzakora iki? Nzabigenza gute? Ibi bintu ndaza kuzabyitwaramo nte? Niho twahereye dusoma. Ibi bintu ndaza kuzabigenza gute? Ngo hanyuma ngo igihe ngo yari ari muri uko kwibaza gutyo, ngo agiye kumva ngo abona ijuru rirakingutse. Ngo ubwo yari ari mu mbohe, ngo ari ku mugezi Kebari, ngo abona ijuru rirakingutse. Ngo abonye ijuru rikingutse, ngo agira amatsiko yo kumenya impamvu ijuru rikingutse. Imana ishimwe. Ngo hanyuma ngo aratubwira ngo ibyo neretswe ijuru rimaze gukinguka, ibyo neretswe mvuye mu masengesho,
ibyo neretswe natunganiye Imana, ibyo neretswe mbese mu yandi magambo nitandukanije n'ubugome bw'isi, ibyo neretswe ntakishaka kunyanganya, ibyo neretswe ni ibi ngibi. Aravuga ngo nagiye kubona ngo mbona ijuru rirakingutse, ngo ndangije ngiye kubona ngo mbona haje umuyaga mwinshi cyane ngo wishuheri, ngo uraza wisukamo, ngo umaze kwisukamo ngo haza igicu kimeze nka rukokoma, ngo kimaze kuza kimeze nka rukokoma, ngo muri icyo gicu ngo haturukamwo ishusho imeze nk'iy'ibizima bine. Manisha atubwira uko byari bimeze, atubwira uko byari byifashe, aratubwira ngo byari bifite amababa afatanye, aratubwira ngo kandi mu kugenda kwabyo byagendaga bifite ingufu, aravuga ngo kandi ngo iyo wabirebaga ngo wabonaga biteye ubwoba, wabonaga ari ibintu biteye ubwoba. Aravuga ngo mu mpande zabyo byari bifite amaso ane. Kugira ngo mbabwire ngo Imana irareba kandi Imana ntiyerekwa, kandi Imana ifite ubushobozi bwo kugera ahantu aho ariho hose, kubera ko Imana igira neza bugacya bukira. Arangije aravuga ngo nabonaga ukuntu bigenda, njyewe nareba ukuntu bigenda nkabona mfite ubwoba. Imana ishimwe. Ahangaha ndashaka kugira ngo mpabasobanurire tuhumve. Arakomeza aravuga ageze hepfo, aravuga ngo kandi ngo ukuntu byari bimeze ngo nabonaga bifite mu maso, ngo ndetse mu ruhande rumwe ngo nkabona bifite mu maso hameze nk'ah'inka, ngo nkabona ibindi ngo bifite mu maso hameze nk'ah'umuntu, ngo nkabona kandi mu maso habyo ngo hameze nk'ah'umwana w'intama cyangwa se umwana w'Imana, kandi ngo nkabona mu maso habyo ngo hameze nk'ah'igisiga, ngo kandi ngo nkabona mu maso habyo ngo hameze nk'ah'intare. Iki kintu ntabwo cyumva, ni intare yo mu muryango wa Yuda. Ndagira ngo mbabwire ngo narababwiye ngo ubwo Abisiraheli bavaga mu gihugu cya Egiputa, iyo babaga baganditse bagiye kumanika amahema yabo cyangwa se amadarapo yabo, bagiraga ikintu cyitwa amadarapo. Aya madarapo yabo imiryango itatu yashoboraga kwihuza, hari aho yagiraga ikihuza ari 3, hari naho yagiraga ikihuza ari 4, boneho bakabarurirwa muri iyi miryango. Iyo babaga bari kubarurirwa muri iyi miryango, ikintu cyabatandukanyaga ni amadarapo babaga bamanitse. Ntabwo idarapo rije uyu munsi, amadarapo yabayeho kuva na kera. Iyo babaga bagize amadarapo 4, idarapo rimwe ryabaga ririho igisiga, aricyo Ezekiyeli yabonye, ryabaga ririho iki gisiga. Irindi darapo ryabaga ririho ishusho y'inka, ari Ezekiyeli yabonye. Irindi darapo ryabaga ririho intare, ari Ezekiyeli yabonye. Irindi darapo ryabaga ririho hari aho shabaga hari ikimasa, inka cyangwa se ifarashi cyangwa se indogobe, ariko irindi ryari ririho Ezekiyeli we yabonye ngo iririho ishusho imeze nk'iy'umuntu. Byashushanyaga iki? Byashushanyaga ko Yesu azaza ari umuntu, yamara kugera mu isi akigira nk'inka, mbese akigira nk'umucakara. Byavugaga yuko azaza, ariko kandi akaza ari intare yo mu muryango wa Yuda, akaza afite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, akaza afite gukomera n'ubudahangarwa. Byavugaga iki? Byaravugaga ngo Imana y'Abisiraheli ngo imeze nk'igisiga cyitwa ikizu, ngo imeze nk'igisiga cyitwa ikizu, ngo iki kizu iyo cyageraga mu kirere ngo cyafataga abana bacyo kikabarekura bakaguruka bakamanuka, ariko ngo cyabona bagiye gupfa, mbese mu yandi magambo nta handi hantu hasigaye, ngo kikamanuka kigasasa amababa, abana bacyo bakaryama kuri ya mababa, kikaba kirabarokoye. Abisiraheli baravuga ngo Imana yacu imeze nk'igisiga. Manishi ayiwe, ngo Imana yacu twayigereranya n'igisiga, twayigereranya n'Imana ifite imbaraga. Mbese mu yandi magambo ngo iratureka tukidagadura, ngo iratureka tukagenda. Iki kintu ndagira ngo ugishyire mu matwi cyumve. Irakureka ukagenda, ariko ngo yabona ugeze hahandi ugiye gupfa, ngo ikaza ikamera nka cya gisiga ikakuramira utaragira icyo. Manishi ngo igahita irambura amaboko yayo, ubwo twinjiye mu Mana, ngo ikarambura amaboko yayo ikavuga ngo uriya nawe ndamushaka, ukongera ikakugarura. Niyo mpamvu yagiye kubona ngo abona ngo hari iruhande rufite ishusho imeze nk'iy'igisiga.
bivuze iki? Biravuze ngo hari abantu Imana yiyereka, ikabiyereka nk'igisiga, ikabiyereka nk'Imana ifite imbaraga, ikabiyereka nk'Imana iri bubarokore. Hari abandi Imana yiyereka ikabiyereka nk'intare, yaza mu byawe ikaza nk'intare, yaza mu byawe ikaza imeze nk'intare, icyakwitambitse cyose ikagishwanyaguza. Ijambo ryarambwiye ngo nk'uko intare yivugira ku muhigo wayo, ngo abashumba bakazana inkoni bakazana ngo ntikangwe n'urusaku no gutontoma, hanyuma ikivugira ku muhigo. Ngo niko Uwiteka aje kurengera abantu. Ayiwe, ndagira ngo nkubwire ngo humura, ndagira ngo nkubwire ngo witinya. Iyakuremye mbese iyakurokoye rwaro yiteguye kukurokora n'urundi. Ngo hanyuma mu rundi ruhande hari abantu babona Imana, mbese mu yandi magambo ikaza imeze nk'umwana w'umuntu. Ibi byashushanyaga kuza kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ibi bizima uko ari bine, iyi kane ivuga ibintu byinshi, ariko ndashaka kubabwira kimwe muri ibi ngibi, ibindi tuzagenda tubivuga kuko twinjiye mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana, twinjiye mu gihe cyo kumva ubuhanuzi. Ndagira ngo mbabwire ngo twinjiye muri iki gitabo, ubu ngiye kubabwira amagambo yo muri iki gitabo gusa. Ngiye kubigisha ku magambo yo muri iki gitabo, mbabwira ubwami bw'Imana. Ibyo mwajyaga musuzugura, ibyo mwajyaga musoma ntimusobanukirwe, ibyo mwajyaga musoma mukibaza ibyo ari byo, ndagira ngo mbabwire ngo nibyo tugiye kuganira. Hanyuma wicara uvuga ngo burya Imana yaradokoye, wicara uvuga ngo muri cya gihe nabonaga ibintu byanze, muri cya gihe nabonaga ibintu bikomeye, ngo burya cya gihe yaje nk'intare ngo yivugira ku muhigo iratontoma, hanyuma irabitontomera byose biragenda. Niyo mpamvu yagiye kubona ngo abona ngo iruhande rumwe ngo harimo igishusho kimeze ngo nk'intare. Ariko Uwiteka we ntangize mu ruhande rwanjye imeze nk'intare rata, wivuge kuri Imana ikomeye kandi Imana igira neza bugacya bukiga. Hanyuma aravuga ngo muri uku kugenda kwabyo kandi ibi bizima ngo byagendaga biteye ubwoba, ngo kandi byagendaga byerekeranye, ngo byagendaga amababa yabyo uko yarani abiri ngo byagendaga afatanye. Bivuze iki? Ngo Imana ifashe, mbese mu yandi magambo Imana ifashe urunana cyangwa se irazengurutse, ariko izengurutse nta kanya na kamwe karimo, izengurutse ku bantu bayo. Haleluya. Mbese mu yandi magambo irazengurutse kandi ikikije abantu bayo, irabagose. Mbese mu yandi magambo nta kanya na kamwe gacamo, kandi ntabwo igose, ntabwo ngo igose abantu ba hano mu Rwanda, ahubwo kuva iburasirazuba kugeza iburengerazuba, kuva ikusi ukagera ikasikazi, kubera ko nukuvuga ngo ni bine. Iyi kane nagira ngo mbabwire ngo nukuvuga ngo ni impande enye z'isi. Murabizi ko isi ifite imfatiro enye. Rero iyi kane ivuga ubumwe bwo kuba isi. Nukuvuga ngo isi yose Imana irayigose, irayizi. Abajyanwe ari imbohe, aho bajyanwe irahazi. Niyo mpamvu ivuze ngo uko byabaga ari bine byagenda. Yego, narindi kubabwira ngo kandi uko byabaga bigenda niko byabaga bizengurutse. Mbese mu yandi magambo uko kuzenguruka bivuze ngo iko Imana yo mu ijuru igose abantu bayo. Uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba, Imana irabagose. Terere sisike, Imana irabagose, Imana iratugose, Imana igose isi. Ngo hanyuma turacyakomeza tuganira kuri aya magambo. Ngo hanyuma ngo uko yagendaga bibona ngo niko yarushagaho kugenda. Mbese mu yandi magambo Imana iteye ubwoba, Imana iteye ubwoba, kandi Imana ifite imbaraga. Imana ifite ubutware. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo muri iki kiganiro nawe icyo utazasobanukirwa uzacyandike, nzagusobanurira. Waca mu gikari ukandika kuri WhatsApp, nimero dushyiraho ibiri no kuri WhatsApp, waca mu gikari tukavugana. Ariko reka twumve ijambo ry'Imana, mureke twumve gukora kw'Imana, twumve kugira neza kw'Imana. Imana igambiriye kugirira neza abantu bayo, kandi Imana igambiriye guhembura abantu bayo. Hanyuma ngo Ezekiyeli
arakomeza arerekwa ngo hanyuma ngo agiye kubona ngo abona mu mizamukire yabyo cyangwa mu migendere ya bya bizima ngo agiye kubona ngo habona ngo hamanitsemo ngo ibintu bimeze nk'amagurudumu ngo kandi ngo ayo magurudumu ngo imibarizwe yabyo cyangwa se ukuntu ayo magurudumu yarabaje mbese mu yandi magambo byari bimeze kimwe. Ni ukuvuga ngo imigendere y'Imana, imyihutire y'Imana, ntabwo Imana ifite gahunda yo gucogora. Haleluya. Ngo ntabwo Imana ifite gahunda yo gucika intege ku bantu bayo. Ntabwo Imana ifite gahunda ngo agiye kubona ngo abona amagurudumu ngo amanutse ngo ameze nkaje ku isi. Mbese bivuze ngo Imana igenda ku isi uko bwije n'uko bukeye. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo hari igice tuzinjiramo nkababwira ko ibintu by'Imana bifite ubwiru bitavugwa nk'uko kera batavugaga iby'ibwami. Ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo Imana nta wundi hari ibintu bitsindwa, mbese babyitaga gutsinda kera. Hari uburyo ki mu Mana burya nabwo ntabwo ibintu byo mu Mana bivugwa nk'uko abantu bishakiye. Niyo mpamvu umuhanga yavuze ngo iyi Imana yicaye mu ijuru, aravuga ngo itetse mu ijuru cyangwa se itetse ijabiro kwa jambo. Bivuze ngo umwami kera ntabwo yicaraga ahubwo umwami yaratekaga. Rero utaza kugira ngo uyu munsi wa none Imana yacu ni umwami. Kandi Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ibindi bintu hari igihe tuzagera naho tukahinjira nkababwira ko iby'Imana bitavugwa nk'uko ibyo ku isi bivugwa. Imana ishimwe. Ngo hanyuma ngo akabona muri uku kwihuta kw'inziga ngo iyo ibizima byazamukaga ngo n'izi nziga zarazamukaga, ngo kandi ngo iyo ibizima byagendaga ngo izi nziga nazo ngo zaragendaga. Mbese mu yandi magambo iyi Imana ije iwawe. Haleluya. Iyi Imana ije iwawe iba yagiye no kwa runaka. Iyi Imana ije muri Afurika iba yagiye no muri Aziya. Bivuze ngo Imana kugenda kwayo ni ukwihuta. Kugenda kw'Imana, gutabara kw'Imana ni ukwihuta. Ubutaha nzababwira ukuntu iyerekwa nagize nanjye nagiye mu ijuru mbabwire iyerekwa nagize. Ni ukuvuga ngo hari ibintu nabonye Ezekiyeli ari kuvuga nawe yabonye. Nanjye nabonye ibintu by'amafarashi, mbona ukuntu amafarashi yiruka agenda nk'umurabyo, ngo kandi uku kwihuta ngo kuba guteye ubwoba. Utekereza ko muri cyagiye wari ugiye kurya uburozi, ryajwe wumvise rikubwira ngo ugiye kurya uburozi. Uku niko kwihuta kw'Imana kuba guteye ubwoba. Ubu niko kwihuta kumeze nk'umurabyo kuba kuje iwawe. Cyagihe mbese bari baguhagaritse bavuga ngo tugiye kukwica, bana bitunganyije byarangiye, buriya kuriya kurokoka niko kuza nk'umurabyo ku buzima bwawe. Wajya kukanguka uneza neza na wumvaga muri we warangiye, wajya gukanguka ukabona ngo abakoregaga bari hehe. Mu yandi magambo bashakaga kukwica bari hehe. Niko kwihuta kumeze nk'umurabyo. Imana igiye kudutabara iza yihuta imeze nk'umurabyo. Cyagiye wari ugiye kurwa mu rwobo ugahushura akaguru ukabona ntikagiyemo, burya Imana yari yaje ku buzima bwawe nk'umurabyo. Cyagihe bakugambaniye bakaza baje kukwica, burya cyagiye Imana yagutabaye imeze nk'umurabyo. Ndagira ngo mbabwire ngo gutabara kw'Imana kuza kumeze nk'umurabyo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo hanyuma ngo uko yabibonaga ngo hejuru y'ibi bizima cyangwa se hejuru yabyo ngo yabonagaho ikintu ngo kimeze nk'ikirahure, ngo kandi ngo akakibona ari ikintu kinini. Ngo hanyuma ngo kuri uku kukibona ngo arebye ngo abona ni ijuru. Mbese mu yandi magambo ngo agiye kureba ngo abona hariho yamabuye meza ngo yitwa safiro. Ngo hanyuma ngo abona kurabagirana kwayo ngo ni ukurabagirana gutangaje. Imana ishimwe. Twinjiye mu ijuru noneho we, twinjiye mu ijuru ndani, twinjiye mu ijuru nyirizina. Ngo agiye kubona ngo abona kurabagirana kwaho hantu, ngo abona ni kumeze neza, kumeze nk'aya mabuye yitwa safiro. Ngo hanyuma ngo agiye kubona ngo abona hari umuntu wicaye ku ntebe, ngo ariko mu gice cyo hejuru ngo yari ameze nk'umuntu. Mu yandi magambo yari afite igice kimeze nk'umuntu. Uyu ni Yesu. Haleluya. Uyu ni umwana w'intama w'Imana. Ngo ariko ngo kurabagirana kwe ngo yaragoswe n'umuriro. Igice cyo hasi ngo yabonaga kizengurukijweho n'umuriro. Ngo hanyuma ngo yareba ngo
ukabona kurabagirana kwe ni ukurabagirana kunini cyane, kandi ngo ukabona ukurabagirana kwikubye. Bivuze iki? Biravuze ngo nta muntu uragira uburenganzira, nta muntu uragira imbaraga zo kureba umwami Imana, kubera ko iyo umurebye ubona afite kurabagirana guteye ubwo, ngo cyakora ngo yabonaga ari ikintu ngo gifite ishusho imeze nk'umuntu. Mu yandi magambo, uwo ugenekereje ugiye guhengereza nyine ubona bimeze, ubona ni umuntu nyine kuko ari Imana ifite imbaraga, ariko kubera ko igihe cyo kumubona nyirizina kitaragera, ubona kurabagirana kwishe, bigatuma uyu murabyo cyangwa se kurabagirana kudashobora gutuma umenya ngo ninde, ariko uyu ni umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ngo hanyuma rero reka hano haravuga ngo guhera kuri 28 ngo uko umukororombya ngo abona kurabagirana kumeze ngo nk'umukororombya. Mbese mu yandi magambo, uyu mukororombya ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana ikigufitiye imbabazi. Imana yavuze ngo iki? Buriya Nowa amaze kubaza inkuge, hari igihe cyageze kubera Imana yujurishije isi umwuzure ikayirimbura, hanyuma iravuga ngo ntabwo izongera kurimbuza isi amazi, ngo niza imvura nizagirwa bikagera ku gihe cyo kuba amazi yaba menshi, ngo hazajya hitambikamo umukororombya, cyangwa se imvura yaza gukora amabara hazajya hazamo umukororombya. Uku nguku ni ukugira neza kw'Imana, ni imbabazi z'Imana igirira abantu bari ku isi. Ngo hanyuma kumeze uko imvura iba imeze niko kurabagirana kwayigose kwasaga. Ibyo byari igishushanyo cy'ubwiza bw'Uwiteka. Icyo ngicyo twari turimo kuvuga, ibi ngibi twari turimo tuvuga, ni igishushanyo cy'ubwiza bw'Uwiteka, ni igishushanyo cy'imbabazi Imana yakugiriye, ni igishushanyo cy'ineza Imana yakugiriye, ni igishushanyo cy'uko Imana izakugirira neza, ni igishushanyo cy'uko Imana itakwishe, ni igishushanyo cy'uko Imana itakuretse, ni igishushanyo cy'uko Imana itagutaye. Tuzakomeza tuganire ijambo ry'Imana. Noneho ndagira ngo wumve hasi uko havuga. Noneho kuri 2 haravuze ngo maze arambwira ati mwana w'umuntu we, mwana w'umuntu, byuka uhagarare mvugane nawe. Akivugana nanjye umwuka anyinjiramo ashingisha ibirenge byanjye, maze numva uwavuganaga nanjye arambwira ati mwana w'umuntu, ngutumye kuba inzu ya Isiraheli no kuba amahanga yasuzuguye akangomera, n'abasekuruza bacu bancumuyeho kugeza n'uyu munsi. Abana babo n'abashize ibisoni n'imitima inangiye, nibo ngutumyeho, maze uzababwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga. Nabo nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari inzu y'abagome, ariko rero bazamenya ko umuhanuzi yari muri bo. Kandi nawe mwana w'umuntu we, kubatinya ntubatinye n'amagambo yabo, nubwo uri mu mifatangwe no mu mahwa, ukaba utuye munsi ya sikoropiyo, we gutinya amagambo yabo, ntushishwe n'igitsure cyabo, nubwo ari inzu y'abagome. Maze arambwira, maze uzababwire amagambo yanjye, nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari abagome bakabije. Ariko weho mwana w'umuntu, umva icyo nkubwira, we kuba umugome nk'iyo nzu y'abagome. Bumbura akanwa kawe, maze icyo nguha ukirye. Nuko ndebye mbona ukuboko kunyegereyeho, maze mbona afite igitabo mu kiganza.
mbona afite igitabo akibumburira imbere yanjye, kandi cyari cyanditswemo imbere n'inyuma, cyanditswemo amagambo y'umuborogo n'ibyago. Mwakira ijambo ry'Imana. Iyi ni ivanjiri ntagatifu. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo nyuma yo kubona ubwiza bw'Imana, nyuma yo kubona za mbabazi Imana yagiriye abantu bari ku isi, nyuma yo kubona wa mukororombya bishushanya ikimenyetso cy'uko Imana itataye abantu bayo, umva amagambo yamubwiye. Yaramubwiye ngo mwana wanjye, ibyo weretswe n'ibyo ubonye, haguruka utekereza yuko atashobora kubivuga, mu gihe kiri gutekereza yuko kubivuga byamugora, ngo hanyuma ngo agiye kubona ngo abone umwuka araje amwinjiramo, ngo amushingishe ibirenge, amushingishe intambwe, ngo arangije arakomera, hanyuma Imana imuha imbaraga zo kubivuga. Iramubwira ngo genda ubwire Abisiraheli, genda ubwire Abayuda, genda ubwire Abanyarwanda, genda ubwire Abarundi, genda ubwire abantu bo muri Kongo, genda ubwire abantu bo muri Uganda, genda ubwire abo muri Kenya, genda ubwire abo muri Tanzania, genda ubwire abo muri kwisi, genda ubwire isi yose, ubabwire ngo nimwumve, ngo nimwumve ibyo Uwiteka avuga, ubabwire ngo nimwumve ibyo Uwiteka ashaka, ubabwire ngo nimwumve ibyo Uwiteka bifuzaho, ngo mwaragomye, ngo mwaramusuzuguye, ngo mwakoze ibyangwa n'amaso ye, ngo mbese abakobwa banyu n'abahungu banyu ngo babaye abashizi b'isoni, ntago bakimwumva, ngo kandi ibyo bintu mubikura kuri ba sokuruza, nabo bari baramugomeye. Ngo none rero Ezekiyeli Imana iramubwira ngo Ezekiyeli we, ngo bashobora kuzakumva, ngo ariko hari n'igihe batakumva, ngo ariko kubera ko ari abagome hari igihe batazakumva, ngo ariko rero bazamenya ko burya muri bo hari harimo umuhanuzi. Nubwo bazabyumva cyangwa ntibabyumve, bazamenya ko muri bo hari umuhanuzi. Ibi bivuze iki? Araje arahanuye, arababwiye ngo nimube maso, arababwiye ngo nimwihangane, arababwiye ngo nimushidikanye, arababwiye ngo nimukomere, arababwiye ngo nimwe gukora icyaha, arababwiye ngo nyabuneka nimwihangane mukora ibyo Imana ishaka. Barangije baramusuzugura, ariko bya byago yahanuye bije, bamenya ko yari umuhanuzi. Ibi bintu narabibabwiye, ndababwira ntihajya kuza ibihe bikomeye, ndababwira ntihajya kuza ibihe biruhije, ndababwira ntihajya kuza ibihe bigoye, ariko ntimwabyumva. Ariko nibimara kubageramo muzamenya ko burya abahanuzi bari bahari. Imana iramubwira ngo kuva kera Ezekiyeli we, ngo kuva kera kose basekuruza babo ngo baransuzuguye, ngo none n'abana babo b'uyu munsi n'abashizi b'isoni. Abana babo ntabwo bashaka kumva ijambo rye, tarasisikebeminitute. Abana babo ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana, abana babo ntabwo bashaka gukora ibikwiye, abana babo ntabwo bashaka gutunganira Imana, abana babo ntabwo bashaka gukizwa, abana babo ntabwo bashaka gusenga, abana babo ni abashizi b'isoni. Abana babo bagamika intugu bazigamitse ku Mana. Ariko genda ubabwire, kandi ndakwinginze Ezekiyeli, ntuzamere nkabo. Ndagira ngo nkubwire wa muhanuzi we, ntuzamere nkabo. Uko byagenda kose ntuzamere nkabo, ntuzaba umuhanuzi nkabo, kandi ntuzaba umugome nkabo. Ezekiyeli. Ngo kandi iki gitabo cyari cyanditswemo amagambo, ngo hanyuma rero arangije Imana iramubwira ngo Ezekiyeli noneho ngo bumbura akanwa kawe, ngo hanyuma icyo ndi buguhe ukirye. Ndagira ngo nkubwire ngo ry'ijambo ry'Imana, inywera ijambo ry'Imana. Muririmbyi wa 50 yarabiririmbye, aravuga ngo nimurye umutsima utera imbaraga, aravuga ngo nimunywe ku mazi y'ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ngo umva ijambo ry'Imana. Haleluya. Umva ijambo ry'Imana uba ari ryo wuza, umva ijambo ry'Imana uba ari ryo urya. Ijambo ry'Imana niryo ritunga abahanuzi, ijambo ry'Imana niryo ritunga abakozi b'Imana,
ijambo ry'Imana niryo ritunga abavugabutumwa, ijambo ry'Imana niryo ritunga abaririmbyi, ijambo ry'Imana niryo ritunga abashumba n'abapasiteri, ijambo ry'Imana niryo ritunga abapadiri n'abashehe, ijambo ry'Imana niryo ritunga abamisiyoneri, ijambo ry'Imana ngo arangije ngo agiye kubona ngo abone ukuboko kumwerekeyeho ngo kwari gufite igitabo mu ntoki ngo cyari cyanditsemo imbere ndetse n'inyuma ngo kandi cyari cyanditsemo amagambo y'umubabaro ngo kandi cyari cyanditsemo amagambo y'umuborogo, cyari cyanditsemo amagambo y'agahinda. Nyabuneka muntu wumva, muntu ukurikiye Kingura Umutima TV, kingura umutima, Imana ikugirire neza. Kingura umutima, Imana ibane nawe. Kingura umutima, aya magambo y'umubabaro n'agahinda ye kuzakugeraho. Ahari Imana yakongera ikakugirira neza, ahari Imana yakongera ikakureba ijisho ryiza, ahari Imana yakongera ikaguhembura, ahari Imana yakongera ikakuzuza, ahari we Imana yakongera ikatambika kwa kuboko kwayo kunini kwiza kumeze neza, yakongera ikambura amababa yayo nk'ikizu, ikongera ikagutwikira, ikongera ikakugota, yakongera ikarambura ya mababa yayo afatanye, ikongera ikakugota, yakongera ikarebesha ya maso areba hirya no hino ndetse ya maso azengurutse ku nkuneme z'isi, hanyuma ikongera ikakugota. Wanyemereye ukaza ukaba maso, wanyemereye ukaba maso, wanyemereye ukaza ukaba maso. Mbese wanyemereye ukaza muvandimwe, ukaza nshuti y'Imana, ukaza ukaba maso. Wanyemereye ukaza ukaba maso, wanyemereye ukaza tukabana maso, wanyemereye ukaza ukaba maso, wanyemereye. Umuririmbyi yararirimbye arabivuga ngo nutunganira Imana nta soni uzagira nubona Yesu, nutunganira Imana nta kibazo uzagira, nutunganira Imana nta kosa rizakubarwaho, nutunganira Imana nta byago uzagira, nutunganira Imana nta kintu cy'ikibazo na kimwe uzagira, nutunganira Imana. Wanyemereye Imana ikakugirira neza. Ngo abumbura akiramburira imbere yanjye, kandi cyari cyanditswemo imbere n'inyuma, cyanditswemo amaganya ayiwe n'umuborogo n'ibyago. Abantu bagiye kuganya, abantu bagiye kuboroga, kandi abantu bagiye guhura n'ibyago, kandi ngira ngo murabibona ko byatangiye. Rero iyo tubivuga abantu benshi bagira ngo biraho tubivugiye. Oya, n'isi yose. Uravugana n'umuntu uri muri Amerika akakubwira ati nyabuneka byanyobeye, byancanze, niba mu Rwanda musenga nimunsengera Imana. Wavugana n'umuntu uri muri Afurika akakubwira ati nyabuneka byacanze, byanyobeye, nabuze ko mbigenza, niba mu Rwanda musenga nimunsengera Imana. Ariko ngo nta yindi mpamvu yindi, ngo nuko abana babo babaye bashize ibisoni. Wanyemerera ukagaruka ugaturiza imbere y'Imana, wanyemerera ukaza ukabana n'Imana, wanyemerera ukaza Imana ikakugirira neza. Mbese wanyemerera ukaza ukegera Imana, ukemera ukayisabira imbabazi, hanyuma mara kuyisabira imbabazi Imana ikakubabarira. Ese wanyemerera ukava mu byo urimo? Ese wanyemerera ukava mu burangare urimo? Ese wanyemerera ukava mu bintu utekereza? Ese wanyemerera wanyemerera tugasenga Imana
Imana ko hari igihe yazakugirira neza? Wanyemerera ko hari igihe Imana yazaguhembura? Wanyemerera ko hari igihe Imana yazakwagura? Wanyemerera ko hari igihe Imana yazagutabara? Wanyemerera? Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Reka turirimbe umuririmbyi ho gakeya muri iki gitabo, mwumve icy'Imana, mwumve ubwami bw'Imana, mwumve icyeze keri yeretswe, utaza kugira ngo yenda ibyo yeretswe ntabwo na hano bihari. 215 haravuze ngo tujye duhimbaza iteka ururembo rw'iwacu twarwubakiwe na Yesu mu ijuru ry'Uwiteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Kandi amazu yaho yose arabagirana, kandi aruta cyane rwose ay'abantu bubaka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Yesu tunganya imitima, Yesu ariyo niwe mwami utwara abahose, kandi abamarayika bajya bamuhimbaza iteka we. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Munsi y'intebe y'ubwami niwe isoko ikomoka, ivamo y'amazi meza y'ubugingo bw'iteka we. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Kandi aho niho hamera igiti cy'ubugingo, ibibabi byacyo byiza nibyo bikiza abantu we. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Duhimbaze urwo rurembo rwo mu ijuru ry'Imana, nirwo Yesu Kristo wacu yadutunga. Bamfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka we. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika we, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Yesu tunganya imitima y'abakwizeye twese, tujye dukora ibyo ushima, tuzabane mu ijuru. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka we. Imana ishimwe, haleluya. Imana ihimbazwe, Imana ibagirire neza, Imana ibahembure, Imana ibagure, Imana ibatabare, Imana ibarengere. Narababwiye ngo ngiye kubabwira iby'amagambo y'Imana, ngiye kubabwira iby'Imana ishaka. Nimubyemera mukabikora, Imana izabagirira neza. Nimubyemera mukabikora, Imana izabatabara. Kandi nimubyemera mukabikora, Imana izabarengera. Muririmbye araririmbye, aravuga ngo munsi y'intebe y'ubwami, aravuga ngo niho isoko ikomoka, ivamo y'amazi meza y'ubugingo bw'iteka. Aravuga ngo Yesu uriyo niwe mwami utunganya imitima y'abakwizeye bose, ngo tujye dukora ibyo ushima, tuzabane mu ijuru. Nagira ngo nkubwire ngo niba iwanyu ari hano ku isi uhagume nta kibazo, ariko niba iwanyu ari mu ijuru tunganira Imana. Niba iwanyu ari mu ijuru
kora ibyo Imana ishaka. niba iwanyu ari mu ijuru, wigendera kuri karande, wigendera kuri kamere, wigendera ku gisekuru. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo basekuru babo na basekuruza babo barasuzuguye, none abana babo ni abashizi b'isoni. Mbese mu yandi magambo, niba uri gusuzugura Imana uzabyara abashizi b'isoni. ni ukuvuga ngo nta wundi murage uri guha abana bawe ni ugushira isoni, ariko nukora neza Imana izakugirira neza. Wanyemerera tugasenga, wanyemerera ugaca bugufi mu mutima wawe tugasenga Imana, wanyemerera ugaca bugufi ukareka ubushizi bw'isoni, ukaraga abana bawe iby'ubwami bw'Imana n'iby'ubugingo, ko Imana izakugirira neza. Ubu nta kindi kintu ngiye kuzajya nza kubabwira, ngiye kubabwira iby'ubugingo, kuko naje gusanga ijuru riraryoha, kandi abafite ijuru riratwaranirwa, kandi intwarane zirigisha mu imbaraga. Nta muntu uzajya mu ijuru atatwaranye. Nyabuneka iyo ndi kuvuga gutya, mba numva nanjye ntaragera aho nkora, mba numva ndi gushaka gukora, mba numva ndi gusiganwa, mba numva ndi gusiganwa, mba numva ndi gusiganwa, kandi ndumva nshaka gukomeza gusiganwa. Fasha nawe dusiganwe kugira ngo Imana izatugirire neza. Umva ukuntu ijambo riteye isoni ryambwiye, nabara ko riteye isoni. Riravuga ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru, ibaze nawe icyo kintu, ngo barangiza bakagusiga, none inyuma yawe ko haje abagenza amafarashi, mbese aba bantu uzabasha kugendana nabo? Niba twarahagurukanye n'abagendaga n'amaguru, abagenda n'amaguru bakadusiga, mbese abantu bari inyuma yacu ko baje bagenda n'amafarashi, aba bantu tuzabasha gusiganwa nabo? Mureka dusenge kandi twizere Imana izatugirira neza. Rero ndagira ngo mubwire ngo tunganya imitima, utunganire Imana, dusenge Imana, Imana izakugirira neza. Mana Data, mu izina rya Yesu, iri ni ijambo ryawe, reka ryinjire mu mitima y'abantu bawe, ribe inkomezi kandi ribe inkota icyayi ihinguranya. Mu yandi magambo, rigira ibyo risenya, rigire n'ibyo ryubaka, rigire ibintu rikuraho, rigire n'ibyo ryimika. Imitima y'abantu ihinduke kandi ihindukirire Imana mu izina rya Yesu. Yicano warambwiye ngo ni inyite kingura umutima. Mbese mu yandi magambo, reka dukingure imitima y'abantu, kandi Data uje murengezi, ndakwinginze kugira ngo iyi mitima yumve ijambo ryawe kandi rihugukire, kandi uyihe kugira ngo irimenye, irisobanukirwe, imenye Imana icyo ari cyo, isobanukirwe Imana icyo ari cyo, kandi ubwami bw'Imana bubane n'abantu bawe. Urakoze kuko Imana imva gusenga, Imana igira neza bugacya bukira, Imana itabara, Imana irengera. Urakoze kuko Imana yacu, mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo mbabwire ngo hari igihe ushobora kumva ikiganiro yenda ntiwite kureba kuri screen ngo urebe nimero ya telefone. Telefone zanjye ni 0788 20 85 18. Ni ukuri ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose waduhamagara tukagufasha. Inzira turimo niyo kujya mu ijuru, niyo ubwami bw'Imana. Ntabwo turi muri babandi bavugana n'umuntu ngo uko batanze amafaranga, wari uko batanze ituro, ahubwo twebwe turakora, Imana ikaba ari duhemba, kandi twiteguye ko Imana izatugirira neza. Rero inimero niyo ngiyo, ni 82 20 85 18. Muhuguke mwumve ijambo ry'Imana, Imana izabagirira neza kandi Imana izabatabara. Ubwo ni ukuvuga ngo naho utaha, Imana ibaha umugisha.